Yes, ladies and gentlemen, turabasuhuje cyane kandi twifurije ibihe byiza mugubwe neza muri Kristo Yesu abari hirya no hino ku isi tubahaye yambo cyane kandi tubahaye ikaze. Turabakunda niyo mpamvu tudahwema kubana namwe. Umunsi ku munsi tuba dutegura nyine ibyo tubahereza rimwe na rimwe hakabigiye ari twe twabiteguye hakabigiye kandi Imana iduha message ikayihereza Sandrine ikamubwira ati haguruka ujye kubwira ubwoko bwanjye. Ngo rero nawe yimubwiye ngo haguruka ubwo nanjye cyo mufasha ni ku ikoranabuhanga ngiye muranzi kandi muramenyereye abari muri Aziya yambusana kabisa tunabasalimiye kwa jina Yesu Kristo. Mugubwe neza abantu bari muri Amerika turabasuhuje cyane abari mu Bushinwa turavuze ngo ni hao ma turabasuhuza cyane abari mu bice bitandukanye by'isi yose. Nekanakire mu Rwandeza nawe abasuhuze. Yego nanjye ndabasuhuje mahoro y'Imana bane namwe. Ndabasoje n'ukuri nishimiye kubana namwe nishimiye kuza guhura namwe. Imana ibaho umugisha rero mbifurije umugisha nta kindi kinzanye kuri izi kamera ni ijambo ry'Imana. Ntituvuze ko mwebwe mutarize ariko kuriganiraho tukanaryunguranamo ni byiza cyangwa se twese tukagenda turyuza umuntu agenda asobanukirwa. Aho ngaho nanjye nahita ngwagarika nkavuga nti ijambo ry'Imana burya rihora ririshya ugira ngo se nubwo twaba turizi hari igihe uburyo Imana irigwaye mu uyu munsi biba bitandukanye nuko twaryumvishe ejo hashize. Yego hari igihe rihora ririshya rizanahoraho. Ariko hari igihe wenda umuntu aba arizi kuturusha ubwo nicyo mba nshatse kuvuga ariko twese turuzuzanya kuko muri uru rugendo rw'uyu mugabo wo hejuru hano mu bye nta muntu bibamo umuhanga twese tugenda tugwiza imbaraga ndetse n'ubwenge n'ubumenyi. Yego urakoze cyane rero reka dutangire tubwira abantu batarakora subscribe ni byiza cyane kureba iryo jambo ryanditseho subscribe ni mwiri iryo bara ry'umukara cyangwa se sabone kubakoresha igifaransa kurikandaho ugakanda no kukazogera. Ubu duteye inkungu buvuze uti ni mukomere ndabashyigikiye mbari inyuma kandi burya n'imbere yacu buhari kubera ko n'icyadutera giturutse imbere burya nawe watubwira uti ni mukomere turi kumwe cyangwa se hano hantu ngeze ndahabona umwobo mugende neza mutagwamo. Izo rero bazita inshuti mizi. Hari inshuti mababi n'inshuti mizi. Inshuti mababi y'izuba ricanyeho gatoya urabona nk'ahantu twicaye urabona ko izuba ryacanye urabona biriya byatsi by'inyuma kuntu byabaye umuhondo kubera akazuba k'umunsi umwe nyamara imizi ya biriya biti byo nta kibazo ifite irakomeye irashikamye nubwo izuba ryacana ntacyo byaba bitwaye imizi irakomeza ikaba imizi. Ubwo rero nanone inshuti nziza nanone ni inshuti z'inkoramutima. Inshuti nziza rero kuntu burya iteye iyo ugeze mu kibazo ntabwo iguhunga nta nubwo ikwihakana ahubwo ikugira inama muri cya kibazo igashakisha uburyo n'inama n'inzira wakivamo. Waba ufite imyitwarire mibi ikakugorora ntabwo iguteza abantu. Iki kiganiro nacyo ndashaka ngo tuzakivugeho abantu bajye bakosora ibintu ugasanga umuntu mwari inshuti ejo yahuye n'ikibazo runaka kirakomeye wenda se ni deni yari afite bamutereje ugasanga urimo uragenda uvuga ngo awa kandi mwari inshuti mwasangiraga mwaganiraga yaguhaga inama ariko kubera ko we ubonye ko Satani yamurashe ugahita umuvaho ntabwo ari byiza burya ntabwo wari inshuti uzanabicunge no kugira ngo bikwiragira ahantu hose abantu bose babimenye burya bituruka ku nshuti niwe wabyamamaje kuko n'ubundi inshuti nizuba warabwiye ikibazo ufite. Ntabwo rero bikwiriye mu bantu bose si n'abanyarwanda gusa ku muntu wese uzanyumva wumva ururimi mvuga ntabwo iyo ngiyo aba ari inshuti. Niba nawe ibyo bintu wabigiraga menya ko ari ingeso mbi ni umutima mubi utunze ahubwo Imana iduhindure iduha imitima myiza kwifuriza abagenzi bacu. Nyine niyo mpamvu nkubwira ngo buriya dukunda abantu bitwa inshuti mizi kubera ko nyine ni inshuti nyanshuti ni inkoramutima ntabwo zikangwa n'ihindagurika ry'ibihe ntabwo iguse. N'ijambo riratubwira ngo uwo muntu ngo azagereranwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ni ukuri ngo gishorera imizi mu mugezi ngo nikita ku mwaka wacanyemo amapfa
kare ahubwo ibibabi byacyo bihorana itoto ngo nta nubwo kizareka kwera imbuto mu gihe cyacyo. Muri Yeremiya 17 umurongo wa 2. Ngaba abantu rero dukeneye, ngaba abantu rero hari amagambo meza cyane aryoshye. Aravuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, ngo Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo kuko uwo ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Hahirwa umuntu wiringira. Buri muntu wese turamwifuriza ngo aze ahirwe yiringira Uwiteka. Yes, urumva ko dutangiranye amavuta rero n'imbaraga nyinshi. Imana yo ntago dushidikanya ko turi kumwe nayo, n'umwuka wera turi kumwe nayo. Ahubwo tubwire n'ubundi ubutumwa bw'umunsi watugeneye kugira ngo n'abakunzi b'umuyoboro Mugwaneza Official Rwanda bamenye ubutumwa cyangwa se message Imana itanze kuri uyu munsi. Yego, ubutumwa tuzanye uyu munsi wowe uzatwumva n'indi minsi yose uzajyaho ukabwumva, uwo munsi uzabubwumvishije nyine ubwo nibwo uzabubwumvishije buzaba bubaye ubwawe, uzashyigikirwe nabwo, uzaterwe na kuraje nabwo. Tuzanye ijambo ryanditse mu gitabo cya Samweli wa mbere, umurongo waho ni wa 38. Yego. Wenda reka dufatanye gusoma ku bafite Bibiliya. Ni Samweli wa mbere igice cya 17 umurongo waho 38 niho duhera. Hari ijambo ritubwiye ngo maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero ye y'umuringa ku mutwe, amwambika n'ikoti ribohesheje iminyururu. Dawidi ahera ko yambara inkota ku myambaro ye, agerageza kugenda kuko atarayigeramo. Dawidi abwira Sawuli ati simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye, kuko Dawidi nuko Dawidi arabyiyambura. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo nuko Dawidi aragenda, bivuze ngo haruguru dutangiye gatoya hari se aramubwira ngo fata impfukire cyangwa se impamba usange bene so aho bari ku rugamba. Ariko Dawidi agezeyo agira ishyaka n'umuhata, asanga bene se baracengeye, bari mu myobo, barihishe. Arababaza ati se kuki mwihishe? Urebye buriya baramuganiriye, baramubwira bati uyu mugabo duhanganye nawe w'Umufilisitiya arakaze. Hanyuma Dawidi yiyumvamo imbaraga, arangije bamujyana ku mwami. Ngo agezeyo umwami amwambika ingofero, amwambika imyambaro. Ngo hanyuma ariko Dawidi ashinguye, ngo kubera ko iyo myambaro atarayimenyereye, ngo yumva biraremeye, yumva kugenda biranze. Bivuze iki? Hari igihe nawe umuntu azagusatira akakujyana mu bintu utamenyereye. Oya, muhakanire, mubwire ko bidakunda. Iri jambo riravuze ngo hagira ibintu twiyambura, hagira ibintu dukuramo, hagira ibintu tureka. Hanyuma ndibuka umunsi umwe Imana yahamagaye Mose, ariko ngo imuhamagara mu gihuru cyaka umuriro. Ngo Mose yitegereje igihuru, abona igihuru kiraka, ngo kirakongoka, ngo ariko ngo ntigishye. Ngo hanyuma Mose ngatambikishwa no kureba ibintu bibaye mu gihuru. Ngo hanyuma hageze Imana imuhamagara mu ijwi ryaka mu muriro muri icyo gihuru. Ngira muhamagara ngo Mose, Mose, Mose. Mose arangije aritaba. Imana iramubwira ngo kwetura inkweto zawe, kubera ko hano ugeze nahera. Bivuze gukwetura ni ugukwetura ibyaha Mose yari yarakoze. Wibuke ko Mose yaravuye muri Egiputa, yishe umunyegiputa, amutaba hehe mu musenyi. Hanyuma arangije aranatoroka, buri cyo cyatumye ava kwa Farawo. Amen. Hanyuma rero hano Dawidi nawe yaravuze ngo iyi myambaro sinyimenyereye, ibi si byo twambara, ibi si byo tukoresha, ibi si byo turwanisha. Hoya, iyi myambaro si yacu. Nyamuneka, bivuze ngo wikwigana iby'abandi, wireba ku by'abandi ngo uhangane nabyo, uhangane kumera nk'uko runaka ameze. Oya, bivuze ngo ambara ukwawe uzi, ahubwo usaba Imana iguha imbaraga kugira ngo ubashe guhagarara muri cya kibazo, urwane na cya kibazo, uhagarare muri rwa rugamba. Wowe ube wowe, witinya,
witinya kandi wijya kwigana abandi bivuga ngo uko runaka uko yagenza reka bari ko genda uko Imana ishaka uko yaguhamagaye uko yagutoranye ngo hanyuma Dawidi aravuga ngo iyi myambaro sinyimenyereye singabwe nyambara bivuze ngo Dawidi yigirira icyizere arangije agirira n'Imana icyizere aravuga ati byari byo byose naho nagenda nambaye uko nambaye narinze kujya kwambara imyambaro y'ubwami kubera ko nayimenyeyemo Imana irabana nanjye. Alleluya. Komeza udusomere umurongo wa 40 tugezeho. Ahera ko asingira inkoni. Alleluya. Arayitwaza nokuri yitoranyiriza amabuye 5 mu kagezi nokuri ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite kandi yari afite n'umuhumetso mu ntoki. Imana ishimwe. Nuko yegera Umufilisitiya. Ijambo riratubwiye ngo yenda inkoni yenda n'amabuye 5 arayitwaza ngo inkoni y'ubushumba kubera ko twari tumenyereye ko yari amenyereye kuragira umukumbi. Alleluya. Cyagihe ngo yari amaze mu mukumbi wa kwase handi bari baramujyanye babonye ko mu rugo abasebye babonye ko ari we ugayitse babonye ko ari usuzuguritse ariko ntibamenye ko hahandi bamujyanye mu mukumbi agiye kwitoza uburyo bwo kubana n'Imana. Dawidi aragenda aca bugufi yegerana n'Imana yiga kuririmba yiga gucuranga yiga kurasa arahatana. Dawidi aragenda abintwari none Imana irangije imuha n'imbaraga imuha n'ubwoba akajya asingira idubu agasingira intare. Imana imutiza imbaraga bivuze ngo ubundi Imana imuha imbaraga zidasanzwe. Imana ishimwe. Ngo hanyuma ngarangije ngo yegera Umufilisitiya bivuze ngo hahandi yari ari mu gashyamba yitoza. Amina. Imana ari yaramumaze ubwoba Imana ari yaramuhaye ijambo rikomeye muri we. Iyo ufite ijambo rikomeye ntutinya ariko nago nkubwiye ngo utinyuka ujya kuvuga ibintu ibikuye umutima cyangwa se ibizakwicisha ibintu bizagucisha igihanga. Oya tinyuka ugenda mu byiza ugenda mu nzira z'Imana ugenda no mu nzira nziza zigororotse. Ngo hanyuma yegera Umufilisitiya. Imana ishimwe. Imana iguha imbaraga zo gusingira cyangwa se gusumira ibintu byari byaraguteye ubwoba ibyateye abandi ubwoba. Nigize nsoma ijambo rirambwira ngo Abisirayeli ahantu bakiriye niho Abanyegiputa baguye. Abisirayeli Imana ibambutse inyanja itukura hanyuma Abanyegiputa bageze mu nyanja itukura bagwamo. Icyo nacyo ni igitangaza ni igihamya kiguhamiriza ko Imana iriho ko Imana ihari ko Imana ishoboye byose. Ibyawe ntabwo binaniye Imana. Imana yambukije Abisirayeli inyanja itukura. Umva ko nawe ibyawe uyu munsi Imana ibirimo kandi ije kubikora. Komeza udusomere. 41 haratubwiye ngo Umufilisitiya nawe azasatira Dawidi. Alleluya. Umutwaje ingabo amurangaje imbere. Ijambo riratubwiye ngo Umufilisitiya nawe agira ngo ni ibintu bisanzwe ngo arangije nawe asatira Dawidi ngo hari n'umuntu umutwaje ingabo. Alleluya. Hepfo hari umurongo mwiza cyane avuze ngo Umufilisitiya azacebaguza nukuri abona Dawidi aramusuzugura kuko yari umusore w'umugenda nukuri w'inzobe w'uburanga. Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo Umufilisitiya azacebaguza ngo ariko abonye Dawidi aramusuzugura abona n'umwana mutoya mu yandi magambo abona n'umugenda abona n'umusore ukiri kubyiruka ahita abona ko Dawidi nta kintu avuze. Ariko Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ikomeze yamamare. Wowe abantu basuzuguye abantu babona ko nta kintu uvuze wicika intege witerwa ubwoba n'ibyo ngibyo aho abantu wowe babona ko ntacyo uvuze iyo Imana ikurebye ibona uruta ibiterere. Oya umva kino kibazo hepfo gato 43 turavuze ngo nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati nukuri kunteranya inkoni mbese ugira ngo ndimbwa. Yego Imana ishimwe. Umufilisitiya arongera yumva aracyafite imbaraga aracyafite ibigango yakwireba uburebure abaza Dawidi aramubaza ngo none se kunteranye inkoni mbese ugize ngo ndimbwa. Imana ishimwe. Komeza hepfo twumva uko Dawidi yavuze. Umufilisitiya ahera ko akwena Dawidi mu izina ry'Imana ze. Nukuri Imana nishimwe. Imana ntabwo igikunda ibintu bisuzugura umuntu. Ngo Umufilisitiya akwena Dawidi kandi akwena Imana ze.
hano hantu Imana harandyoheye ishimwe. cyane umufilisitiya abwira dawidi ati ngwino nkubagira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. ni ukuri. dawidi abwira umufilisitiya ati waneranye inkota n'icumu n'agacumu, yego, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana ya Isirayeli wasuzuguye. Imana ishimwe. Dawidi yiyumvamo imbaraga, abwira umufilisitiya, aramubwira ati ngwino, aramubwira ati wanteye wansuzuguranye Imana yanjye. Arangije aramubwira ati ngwino nkubagire ibisiga, njyewe ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo yacu wasuzuguye. Imana ishimwe. Hari ibintu byinshi byaguteye, byakugizeho agasuzuguro, amahembe yagutera, ibintu byinshi byagutera, indwara za karande, ibintu bidafatika bidafite agaciro, ibyo ngibyo byagusuzugura, bikagusuzugura ukuri. Ariko ni ukuri, aka kanya Imana irahagurutse, nawe haguruka ubitere mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ibyo bintu byasuzuguye Imana usenga, bisuzugura Imana yaremye ijuru n'isi. Ariko data wa twese arahagurutse kubera ko ari kumwe nawe, aje kugushoboza kugira ngo ubitere mu izina rye. Imana ishimwe. Imana iguha imbaraga zo kurwana urugamba, iguha imbaraga zo kuruhagararamo neza. Wikwiruka we wihunga, hamagara Imana iziguha imbaraga nk'izo yahaye Dawidi. Dawidi yahangaye uyu mufilisitiya ngo nuko aza kuzunguza, hanyuma ngo umufilisitiya ngo aba yambaye ikigofero ngo ariko aza gusiga akantu gatoya k'irembo ibuye ryanyuzemo. Ibuye rimaze kunyuramo ngo ari mudoma mu gahanga, ngo umufilisitiya yikubita hasi. Imana ishimwe. Ngo hanyuma Imana ihereza Dawidi imbaraga n'ubundi yegera umufilisitiya. Arabimenya ko umufilisitiya yapfuye, ngo aramwegera. Amashije kumwegera hari amagambo hepfo meza cyane, ngo arangije ngo afata ya nkota y'umufilisitiya yari afite, ngo ayimucisha igihanga. Icyo ni igitangaza cy'Imana. Bivuze ngo Imana yari icyuye igitangaza. Imana ishimwe. Komeza udusomere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko umufilisitiya ava aho yarari aza guhura na Dawidi. Dawidi ahita yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'umufilisitiya. Yego. Dawidi akabakaba mu mvumba ye akuramo ibuye. Imana ishimwe. Ararirekerera ariko cora umufilisitiya mu ruhanga, ririgitamo yikubita hasi yubamye. 50 haravuze ngo nuko Dawidi yahanguje umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramumenesha aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari afite. Dawidi aravuduka amuhagarara hejuru, asingira inkota ye, ayikura mu rwubati rwayo, aramuhorahoza rwose. Dawidi ngo aramwegera, arangije ashirika ubwoba, asingira inkota y'umufilisitiya. Haleluya. Ayimucisha igihanga, aramuhorahoza. Imana ishimwe. Nuko abafilisitiya babonye intwari yabo ipfuye bariruka. Imana ishimwe. Ngo nuko abafilisitiya bari hafi, bari bazi yuko uyu mufilisitiya ari igihangange, bari bazi ko nta kintu kimukoraho, bari bazi ko muri karitsiye atinwa, bari bazi ko mu gihugu cyabo nta muntu wavuga ku mufilisitiya, bari bazi ko ari igihangange. Muri make bari bamwizeyemo izindi mbaraga. Ariko bagiye babona Dawidi aramwegereye, amukubise ibuye ry'umuhumetso, umufilisitiya aragaramye. Bagiye babona Dawidi ashiritse ubwo bamuhagaze hejuru, akura inkota mu rwubati y'umufilisitiya. Haleluya. Ntabwo Dawidi yakoresheje ibyo yari yitwaje, yamuhagaze hejuru, aramwegera, aramusingira, amuhagarara hejuru, amwambura inkota, ayikura mu bwubati, arangije ayimucisha igihanga. Babandi bari bamwizeyemo imbaraga bariruka. Hagira ibintu Imana ikangara ku buzima bwawe byiruke. Hagira ibintu byari bigukurikiranye byiruka. Hagira ibintu byari bije kuguca intege bikuvira ku buzima. Hagira ibintu bikurekura muri make. Hagira ibintu byafashe ubuzima bwawe biburekura. Hagira karande zari zikwirukankanye, zari zikuriye inyuma ziguteye ubwoba, zikuve inyuma zikuvire ku buzima. Kubera ko Imana yaje, kandi Imana yaje kuguhereza imbaraga nk'izo yahaye Dawidi. Imana ishimwe. Yego.
Imana ibaho umugisha rero. Turashoje tuje kukubwira ngo gira imbaraga. Imana itanze imbaraga. Imana itanga imbaraga. Imana yahaye imbaraga Dawidi zo gukomera. Arakomera. Abandi urugamba barunaniwe. Umufilisitiya yarabazengereje, yarigize igihangange. Ariko Dawidi wa wundi wari usuzuguritse, umwana ukiri mutoya, Imana iramukoresha imuha imbaraga. Twibuke yuko Imana yari yaratumye n'ubundi kwimika, ariko we yatumye agenda areba abafite igihagararo, agenda areba abantu b'ibishongore. Ntabwo ariko Imana ikora. Hanyuma nongere nkubwire amagambo ateye gutya. Ahantu hose waba uvuka mu muryango uciriritse, waba uvuka mu muryango utazi, waba uri mu buzima bwakuvunnye, waba uri mu bushomeri, ndagira ngo nkubwire ngo ni ukuri, Dawidi bamwimicishije amavuta, ariko hari abandi babanje kwiyerekana. Hanyuma Imana irategeka bajyana amavuta yo mu ihembe bimika Dawidi, kandi hari abandi bagaragaraga. Reka nkubwire ngo wowe babona nk'usuzuguritse, humura, Imana irahari, iracyari ku ngoma. Humura, Imana izakugirira neza. Humura, mu kibazo urimo abantu babona kutavamo, Imana irahari ngo ikigukuremo. Wowe ongera ugirire Imana icizere, wongere uyakire nk'inyangamugayo. Murakoze, turabashimiye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana itanga imbaraga, Imana ihambaye. Imana yahaye ba Dawidi imbaraga, Imana yahaye ba Mose imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo, Mose bakamumanura bakamushyira mu gafundu, bakamubohera akato. Hanyuma ukaza gutegeka ko Mose, Farawo warwanyaga abo bana b'abahungu, ukongera ugategeka nanone Mose akarererwa kwa Farawo. Mana, icyo ni igitangaza wakoze, ni igitangaza gikomeye. Twebwe abantu twarabibonye, turabyitegereza, twumva bihambaye, twumva birenze ubwenge bwacu. Ariko kuri wowe uri Imana ibizi ikishaka, uri Imana ibifite umugambi ku muntu kandi muremure, uri Imana ikura umuntu kure kandi ukamugeza hejuru cyane, uri Imana ifite imbaraga zayo zikomeye kandi zihagije. Niyo mpamvu tuguhamagaye muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu bari bafite abafilisitiya, barababereye abafilisitiya. Erega umufilisitiya ntabwo ari umuntu gusa, umufilisitiya yaba ikibazo urimo, umufilisitiya yaba uburwayi, mu izina rya Yesu Kristo. Ariko turasenze twizeye kugira ngo duhangane n'uyu mufilisitiya, atuvire ku buzima, umucogozi, umuca intege. Mu izina rya Yesu Kristo ubane natwe Nyiringabo, turinde gukorwa n'isoni, uturwanirire. Buri muntu wese umurikiranye, umurwanirire, umurengere. Buri muntu wese kandi umuhe kukumenya, buri muntu wese umuhe kukwizera, buri muntu wese umuhe kugushikamaho no kukikomezaho. Ngaho tubere byose turwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Mweretse abanyantege nkeya kugira ngo bagirire neza, kugira ngo bahe imbaraga nk'izo wahaye Dawidi. Mweretse abarwayi kugira ngo hagurutse ku gisasiro mu izina rya Yesu Kristo. Mweretse abananiwe kugira ngo bashoboze. Mweretse buri muntu wese Mwami wabonaniwe muri ibi bihe, izina rya Yesu Kristo. Yongera yibuke ko hari Imana itanga imbaraga, umuntu agahangara ibyari byaramuhangaye, umuntu agasuzugura ibyari byaramusuzuguye. Izo mbaraga ni wowe uzitanga, zibonerwa muri we Kristo, nta wundi uzitanga ni wowe. Niyo mpamvu tuguhamagaye aka kanya ngo utubere intwari muri byose, kandi utubere maso, utubere ku rugamba, utuyobore Mwami, kuko twebwe twiyoboye ni ukuri twagwa, ariko dukomeje ukadufata amaboko, byakunda kandi bigakundika bikumvikana. Urakoze, urakara muri Imana y'amahoro, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen.